kumenya ibyanjye ibintu nkabiri ibyo bintu wabimenye ute? Irgaje buriya iyo umuntu mwabanye. Oya buretse ntawe nabanye nawe. Twahujwe n'akazi ujye ukora akazi kawe. Barman wange. Kazi biragenda? Fresh nani? Kumenyera urabona nta kibazo. Nta kibazo. Abona sawa. Ariko gire baguhereza umupira mutoya. Kuko ngo ni munini. Uyu ni umwiri. Okay, ni ukunda ibintu binini nta kibazo. None ndashaka kutangira kumenyera ariko no kujya ukora no muri comptoir tukareba ko ntabwo uzagwa muri service gusa. Kuko uriya muntu ukora amari wenyine iyo adahari ubona ko biba byago. Birabanga mugasanga binyica imibare. Hari ikibazo se uramutse yigiyemo? Nta kibazo najya mpaba mu gihe adahari. Nizere ko imibare yawe nta kintu yakangiza. Ngiye umuntu ahombye ndamukata. Ndabizi. Wari wabibona se? Ndabizi kazi nabitse. Okay. Ndashaka ko ubwo ejo zanyibutse ndebe ibyo ari byo. Ese umuntu wavuye hano karagushaka mwabonanye? Umuntu ari umupapa waje hano wirabura ucyuye muhondo. Twavuganye yamvugisha uko bimeze. Rero nta kintu kidasanzwe. Hey, business. Meze bon. Urakomeye. Ndakomeye. Chero. Thank you. Amakuru se? Ni meza ndabona akazi kakumereye nabi. Shahara utuntu ndimo nduzuzamo ariko nta kibazo. Wari wicaye hano kuva kare? Namaze nk'iminota nk'icumi. Byagenze bite ko mfite amakuru yuko wazindutse bye muri bya bintu byacu? Kuva mu gitondo kugera aya masaha. Meze nabi niriwe nirukanga mu mujyi amaguru yahiye. Hari icyo wagezeho se basi? Mvuyeyo maze kuvugana nk'abantu bagira muri 4 kandi bose dukeneye cyane mu bukwe bwacu. Uvuganye n'abandi? Hari abo nari ngiye kwishyurira biza umudekorateri kugira ngo tumufate. Yego. Namwishyuye byarangiye. Byarangiye. Okay. Waba abandi babatetsi? Hanyuma bamwe babatetsi nabo nabahaye igice. Kuko urumva ntago bari abatetsi twabishyura yose ngo tuyamaremo. Yego. Coordinateur tuzamuha ndi ubukwe burangiye nibwo azabaha. Dot irangiye nyine. Yego. Nibwo azabaha amafaranga yarasigaye. Nuko twabipanze. Abandi bose bari ku murongo niriwanyeyo n'abakobwa bigeze nabo batashye nona. Ariko uretse no kuba unkunda. Shauri n'umwana mwiza. Mpamo y'Imana. Kubera yuko ngiye like nahoze ntekereza ko ntazabona umuntu ushobora kunkunda
ushobora kungira mu bintu byanjye ushobora ariko nimba woroherejwe n'Imana nimba ari hehe ntabwo mbizi ariko ndagushimiye pe. Thank you. Yowe kamaya. Ikindi Imana iguha umugisha. Ikindi Imana nsenga. Niba koko nyibwira ikanyumva. Yego. Nukuri ngusabira umugisha kenshi cyane. Urakoze cyane. Riga nanjye ndi kwikorera sheri. Ndi kwikorera iki? Ndi kwikorera sibyo ndi gukora sibyo ubukwe bwacu. Narangize ngo uri kwikorera ibijumba cyangwa igitebo. Nitubrag. Izo brag zawe mana yesiza nzimenye. Nakumeze neza. Meze neza. Ese wandirimbi? Muririmbire. Ndarushye pe. Nasagihobe ntago wayiririmba. Sagihobe sinayibasha noneho yisaba n'umwuka. Sinayibasha pe. Aho ni sawa cyane. Nta gishyashya gihari. Ariko buretse hari ikintu ushaka kubaza. Hari tubona nyine muri iyi minsi ntazi uko tumeze. Turadutwenge twawe na boss bike. N'uyu munsi ko nabonye mwicaranye muganira museka, tumeze bike. Oya nabirenze nyine twa turi kuganira biraho. Nabirenze. Nukuri nibisanzwe. Umukozi na boss biraho. None se boss ni igikoko si umuntu se? Kuganira nyine nkuko nawe ubu turi kuganira gutya. Ubwo mugana sika bigeze hariya. Noneho nagusukura boss agira brag. Yes, arasetsa yasetsa n'uvuye gutanyina. Oh yes. Yes, aba afite story za dan. Reka. Boss. Araganira byata. Aho njyewe sinzi wenda nuko niba ari uko wenda ntajya mbona umwanya wo kwicara ngo nganire amastori simbizi n'abantu simbizi je. Wowe akenshi uri mu kazi nyine uhoro huye. Ubu mugiye kujya mwumva ko nge ntuze ndi giti mu jisho rero kubera ko boss mugira kujya mukaganira. Oya nawe nabi birya uraganira ariko boss agira story za zindi wasanga batubanye nyine arimo kunsetsa. Okay. Ntago mbizi gusa nyine ujye ugabanya kuko kwimenyereza umukoresha cyane ntabwo ari byiza mu kazi kuko iyo bigenze kuriya bigaragara nabi mu bandi bakozi. Nakiriye ari akamanze nge kureba. Okay. Yena umwakira ariko ibyo mubwiye byiteho bitekerezo. Yego. Ugashinyiriza se harimo iki? Nta kintu kirimo ariko nizere kumeze neza. Shameze neza uretse ubukwe bwanesheje umutwe ndi njyenyine nanjye narakosheje kukwemerera ngo mbijyemo njyenyine pe ariko sho hari ikintu nishimira. Hari ikintu wishimira? Hari ikintu nishimira nyine njyewe ntabwo nishimye. Yego. Okay, ni igiki? Uriya mwana ngo nirina mushyashya kandi ni ibiki ko mbona buri mwanya yicaye aho uri na mukanya nasanze yicaye ahantu ni ibiki biriya bintu. Come on babe. Ni gute ushobora gutinyuka kumbwira ikintu nk'icyo ngicyo? Njye ndebera ibintu mu kazi nceceke. Wabonye ibiki? You are my fiancé. None byagenze bite? Uriya mwana nyine kuki ari kwicara ahantu uri bite bundi uranisuzuguza umukozi gute yicara kuko Mwebwe ntabwo ari wowe nzi ushaka kumbwira ibintu nk'ibyo gutinyuka ukambwira ko ari akantu kameze kuriya ngo ngiye ngo urumva se cyaba ari iki kiri kujya mbere. None se nyine kutansobanurira ikintu mama. Uriya ni umu waitress ni umukozi wanjye ndi boss we ngomba kumenya uko bimeze. Nta bindi bintu tuba turimo turaganira biba ari by'akazi. Kuki nta wundi ndasanga muri kumwe nk'uko uriya mwana muri kumwe? Uzambona kuko natangiye serviance. Uzambona rwose ndi kumwe n'abandi. It's okay tunabireke tutaza gushwana. Nawe utangiye kumfuhira kare. Ntago ari kare ubukarega n'ejo bundi. Urujyo n'uriya mwana rina umeze kuri mutoya kuri ko nawe ushobora kumu. Ndi kugira ngo menye buri kimwe cyose kuri wowe. Aha. Hehe. Cyaba mbarirwa.
kugira ngo ejo rega tutazakora n'ubu kugasanga hari ibintu nangiye kuzana nashaka nakunda ukaba wakeka ko nahindutse nakubereye mubi. Ibyo bintu se wabyihoreye ntuzabizane? Ntabwo nzabizana nawe nubireka. Ibiki? Ibyo bintu byo kwicarana n'abakobwa iki. Ubu nzajya nicarana n'abagabo gusa. Niko mbyifuza. Ndumutinganye se? Oya mukicara muganirana gusa. Muganira nta bintu byo gutereta. Rega hari ukuntu mba mbona. Nene sura mwana namuteretse gute ako maya kamona. Uje unashyiramo ugaruka uba umuntu uri ku rukundo niruka kugira umusazi. Urumva nakwicarana n'ura mukozi wanjye kuko uwo mwana kuriya ukiri muri shakisha umeze kuriya nkaganira iki nawe. Abakozi ba hano rero bose bamaze kumenya gahunda mfitanye nawe. Bivuze ngo iyo barimo barakubona wicaranye n'uriya mwana ni njyewe useba rega. Kuko abakozi bashobora no gukeka kuko utaratangira ibyo bintu byo kwicarana buri mwe bashobora no gukeka yuko ushobora kuba uri guteta uriya mwana. Ngumba rero kubikubaza nkana gukebura. Manager arahari? Yego manager arimo. Genda umubwiraze mubwire. Okay. Group. Ariko se ko nta muntu ugize kukureba hano ubundi nta muryango ugira? Oya buratuvugana rega ntabwo ari ngombwa ngo waze kundeba mu kazi. Nise ko ucumbitse hano ariko nta nubwo ndabona n'umuntu uza kugusura kuko. Oya gusa umuntu ko nta mugore ngira. Nta na mama wagira se? Oya buriya ndasimbuka nkabasura mama se yagusura ku kazi ko ntabwo biba. Oya rwose wenda nge nabigizeho ikibazo ngira ngo wenda nuko ushobora kwanga kubazana ujye ubazana mu isanzure. Oya buriya muri kano kazi dukora tuba tugomba kugira hari indangagaciro nk'ebyiri tugira. Kuzana umuryango mu kazi ntabwo biba byemewe. Ntabwo nkubwiye ntabwo wanyumvise nabi. Ntabwo navuze ngo uzane umuryango mu kazi ukore. No nyine kuza kukureba mu kazi uri gukora nabyumvishe ibyo konke. Oya ujye ubazana tunamenyane none reba imyaka tumaranye. Twatangiranye ndi umukozi ngira Imana ariko byo cyakora mpindurira ubuzima ariko nta muntu nzi w'iwanyu. Arukona Imana ikora ibitangaza gusa. Bya famille uzayimenya ariko buriya kana wa mugani arukona Imana igira neza. Imana igira neza. Buri Imana yazanye ura umusista rwose. Uwe umusista. Wa mukobwa. Ahubwo uvuze ibyaye rurangibutse. Sinakubwiye wa muhungu umwe nigeze kuguriza 500. Ono mu garage? Icyane. Ejo bundi ngiye gutya ngiye kumura kuri rya garage yambwiye koreraho. Ngiye gutya mpurana na era yagiye gukoresha imodoka. Usiko yamakuru wampaye ari yo ko agiye kugenda se burya ngo yaragiye kugenda. Ariko sundi Jay buragenda ndi kwibaza buriya pepe buriya wakomeje kumureka ngo agere uriya mujinya n'uburakari agufitiye. Bon yewe cyangwa yewe nabuze ikintu nkora. Aya reka ntuka umwana reka umaze gukura. Maze kuba umuntu w'umugabo ufite kuba wamugira inshuti yawe yabugufi ukamwegereza ukayikomeza mukajya muganira nta kintu bitwaye. Ntabwo ibyo ngibyo nabyanze manager. Ntabwo nabyanze ahubwo ni kwa kuntu nyine ubona ibintu bishobora kuvamo binini kandi ikindi hari n'izindi gahunda rega buramba mfite wowe butazi. Ibyo byavuye mu kazi bikajya wenda out y'akazi mugasangira. Siyo mpamvu se tugiye kujya gusangira n'ubundi. Ari ijambo mfite kuvugura. Irihe se? By'inyungu riko ryaho business yacu igeze. Urebye nawe riganisha ariko nasanga ugiye kumpa ku madolari. Dore ko aba diaspora mutajya mwiburira. Usabye ko twakomeza n'indi mishinga wenda tukagura indi mishinga itari iyo mu kazi wabyumva gute? Tugacuruza amamodoka. Uzihambwa. Ikigeze wenda wabyumva gute ho? Wanyemerera byaterwa n'iyo mishinga dushobora gufungura shop
si uguhiga amafaranga se hari ikibazo yegura inshuti yanjye ndabivuga bizinesi yunguka ndi tayari shuwa cyane uteze amatwi rero nanone nkubwiye ko uri umukobwa mwiza urongera ubisubiyemo tena cyane again nta kidasanzwe ka uri umuntu usanzwe nawe uri umuhungu mwiza by the way ko wakomeza kumva iruhande no mu buzima busanzwe kuko iruhande yego n'ubundi ntari mu kazi kuko okay wenda rukuntu wenda umufata nk'umupatana mu byo by'akazi ariko nifuza yuko wenda wamba iruhande mu buryo wenda atari akazi wenda nakubwira ni dusohoke cyangwa se tugiye gusangira agafanta yego gahunda zose waba ufite ntekereza yuko tujye tuganira rega Jay tujye tuganira ngo hari ibyo nshobora kukunyuka okay wenda nshobora kuba nakurusha experience y'ibintu byinshi ariko hari n'inama nshobora kugira like nka mukuru wawe umuvandimwe wawe nk'umuntu mukorana mu kazi nk'umukozi wawe hari ikibazo se ngaho ngira inama mwana mereye kuri iriya rero yihe iriya nakubwiraga ya era kwe ko mwigiraho inshuti ya bugufi numurekure kuri wimureka kuriya maya ngo ashake ko kumva ko ushobora gutuma rero umurekura ngo birangire gutyo gusa ibyo bya maya se ubikuye he ese ntabwo mbizi se ko gahunda ikomeje sinsanzwe mbizi nabyumvisha ko ufite ubukwe n'amaya ubyumvise yo ni inkuru isanzwe hano mu ariko shamana ushobora kuba witwa manager ukagira ngo bakugize manager w'ubuzima bwanjye ujye umenya ahantu ugarukira mwana utangiye gushaka kwinjira mu bintu byo gushaka kumenya ibyanjye ibintu nka biri ibyo bintu wabimenye ute Jay buriya iyo umuntu mwabanye oya buretse ntawe nabanye nawe twahujwe n'akazi ujye ukora akazi kawe manager reka nkubwire we buretse gato buriya abantu rimwe na rimwe bajya badufatirana bitewe like nuko batuzi before ariko uko batuzi ni ibyahise reka dukore iby'ubu ngubu nimba narahoze ndi underground ntago nkiri underground right nimba waramfataga gutyo ukaba wanamenye n'amakuru ku ruhande stop kurikira n'ibyawe ureka ibyanjye ariko Jay akantu gatoya akantu nakubwira gatoya buri ko byaba bimeze kose amazi nubwo yashyuha ntabwo yakibagirwa ko yigeze gukonja kuba nakugira inama buretse gato amazi ntabwo ashyuha amazi arashyuha ariko ntabwo ushobora kwibagirwa ko yigeze gukonja ibyo nakora byose ntabwo nzagaruka mbe wa Jay no way wibyumva uko bitari icyo nshaka kubwira nubwo uri kuzamuka uri umujyambere yego uri kuzamuka ndetse neza no way uri kunyumva nabi amazi abimbeho aba yajyagenze bite come on bose rega ibyo nkubwira buriya buretse gato ninde bose wawe wowe sinjye guhema yego none se urashaka kunyibutsa ibyahise byanjye uzi n'ikindi se my guy reka nkubwize ukuri ntabwo nshaka kurangizanya nawe gutya ariko nibikomeza gutya urashaka kandi ujye gukorera this is serious Jay igihe cyose kuri kuraryana come on udatuma mfata umwanzuro mubutse okay sorry boss ariko kubera iki man ni kubera iki umuntu aguha rutamwanga ukiyongeraho na ngenda ariko Jay ntakosa nkoze ku bwanjye ndumva ntakosa nkoze uzi n'ikindi se va mu maso okay ari boss gusa ubitekerezeho ndabona nkubwiye ubitekerezeho
ahubwo ko wiranye nayimbwa koko akantu k'akagabo kamaze imyaka 14 mu bintu ndi karagira ko kava ngo kagere ndagafashe nka sustaining kagume kagire gatangiye kuzana ubugambo nka buriya koko mwirukane ese ndakirukana akabari kanje bigende bite imbeba ndayiretse none igiye kurira ku meza ariko ibi ndabikemura uwo mwanya kwawe unyemerera kwawe none siyo mpamvu tugiye gusohoka ahubwo tugenda si ibyo se warushatse kuvuga ahubwo nibagiwe igikomo nibagiwe kwambara igikomo na Shanete iyo reka tugende tugende ibindi tura ngiye gutwara cyangwa reka mutware abo bintu cyomo ko nabimenyereye se oya muri tugende nta kibazo imyenda yo mu Rwanda maze yarabyibaje ariko maze kugenda bigaruka kamwizere turasi nizere ko ntwara neza cyane no kumfungurira it's okay nta kibazo ugenda ndafungura urujya ruko nta kibazo